wipfusha ubusa amahirwe ufite none, amahirwe Imana yaguhaye nshuti, ukayapfusha ubusa kuko igihe gikoreshe ukigifite, wipfusha ubusa amahirwe ya none. Aha wipfusha ubusa amahirwe ufite uyu munsi nshuti, yakoreshe oya wipfusha ubusa igihe ufite uyu munsi, kuko ari icy'ingenzi mu buzima bwawe. Kora ukorera Imana, Imana nayo izaguha umugisha uwineza. Zirikana ko igihe kizagaruka mu rubanza utunganye ibidatunganye. Mwami Hezekiya dore yahawe andi mahirwe, Imana yamwongeye imyaka 15 yo kubaho, kandi iyo myaka yose nta kizima yayikozemo. Kandi nawe simwifuriza kuba nka Hezekiya, mukuru w'Imana yitoranirije, uzahindura amahanga abe ubwoko Imana yishimira. Imana iruta izindi zose mutamenye, kuko iyo kigiye mu buzima ntikigaruka. Niyo mpamvu dukwiye gushaka Uwiteka, tugatunganya amatabaza yacagahora yaka, tukamuzibishura byacu. Imana iruta izindi zose mutamenye, Imana nigihe, kuko iyo kigiye Imana nigihe ntabwo kigaruka nshuti. Iyo niyo mpamvu nyamukuru tugatunganya amatabaza yacagahora yaka, agahora yaka. tukamuzibishura byacu. Uruzabibu rwa data rukeneye abarujyamo, uruhingira injira mu ruzabibu rw'Uwiteka, umukorere induka umuhinzi. Isaha ya 11 n'iya 12, icyo ni cyo gihe cy'ibihembo. Ese uzaboneka mu bakozi bashimirwa, abazabwirwa ngo icyari iburyo bwanjye yo bana banjye, cyangwa urashaka kuba nk'aba bandi bazindutse mu gitondo kare kare bagakorana intege nkeya, bakarutwa n'abaje nimugoroba, ari nabo bakoranye imbaraga nyinshi, nyuma bagahabwa ibihembo bikwiranye n'ibyiza bakoze. Dore Imana igihe ntikigaruka, iyo niyo mpamvu nyamukuru amatabaza yacu agahora yaka. Imana nigihe, Imana nigihe ntabwo kigaruka nshuti. Iyo niyo mpamvu nyamukuru tugatunganya amatabaza agahora yaka. Dushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, dushake mu maso y'Imana nshuti hakiri kare. Haleluya, byuka va mu bitotsi dushake Imana. Dore burije ijoro rirakuze, Imana kuruta ibindi byose. Bwira ni saa ngapi ku isaha
ya gihanuzi. dushaka ubwami bw'Imana Amena. kuruta ibindi byose. Yesu ateze ibi ganza ni wowe